Muraho neza abana beza. Iyi ni inkuru y'icyumweru ishimishije kandi nziza cyane. Uyu munsi turabagezaho inkuru yitwa Umuco w'amahoro. Ni inkuru ya Giraneza na Kanyenyeri. Ngaho nimutege amatwi. Kanyenyeri ni umwana w'umukobwa mwiza kandi w'inkwakuzi. Yavukanye ubumuga bwo kutabona. Yigana na Giraneza mu mwaka wa mbere, ariko urukundo ruri hagati yabo rutuma basenyera umugozi umwe. Ababyeyi babo baraturanye, bituma Kanyenyeri na Giraneza baba inshuti magara. Buri gitondo Giraneza abyuka kare akajya gufata Kanyenyeri. Ababyeyi be bamufasha kwitegura, noneho Giraneza akamufata ukuboko bakerekeza ku ishuri. Iyo bari mu nzira bajya ku ishuri, bagenda baseka bishimye baganira, kandi Kanyenyeri akabwira Giraneza udukuru twiza yasomewe na mukuru we nijoro. Giraneza akora ibishoboka byose akayobora inshuti ye neza kugira ngo atagwa cyangwa ngo ahure n'imbogamizi. Iyo bageze ku ishuri, Giraneza ahora hafi ya Kanyenyeri, akamufasha, akamwitaho uko abishoboye kose. Mwarimu Sugira ahora aha urugero abandi bana, akabibutsa ko abafite ubumuga ari abantu nk'abandi, akababwira ko bashoboye kandi badakwiye guhezwa. Umunsi umwe bari barimo gukina, Kanyenyeri yumva abandi bana baririmba babyina. Abwira Giraneza ati, "Nanjye ndashaka kujyamo, nanjye ndashaka kujyamo, nanjye ndashaka kujyamo." Giraneza aramujyana. Kanyenyeri araririmba, ijwi rye rirumvikana cyane, bose baratangara. Abanyeshuri baratangira bati, "Yinjire mu itorero ry'ishuri, yinjire mu itorero ry'ishuri." Abandi bati, "Yinjire mu itorero ry'ishuri." Barakomeza. Nyuma y'igihe gito atangira no gucuranga inanga. Abana n'abarezi batangazwa n'uburyo acuranga neza. Inanga yahindutse nk'inshuti ye magara. Itorero ry'ishuri rirushaho kwamamara cyane cyane kubera ubuhanga bwa Kanyenyeri mu gucuranga. Batumirwa mu marushanwa ku rwego rw'akarere, bagatahana imyanya ya mbere. Ishuri ritangira kubona imidari, ritangira kubona ibikombe n'ibindi bihembo, bituma abana bafite impano babona imyambaro y'ishuri, ibikoresho by'ishuri batarinze kubisaba ababyeyi. Abana bose barabyishimira, baravuga bati, "Ubumuga si inzitizi. Kanyenyeri yaduhaye urugero rwiza." Giraneza nawe ni intwari mu gufasha bagenzi be. Ibyiza ntibipimirwa ku mubiri, ahubwo biva mu mutima wuzuye urukundo n'impano. Giraneza yagaragaje ubucuti bw'ukuri. Kanyenyeri yerekana ko umuntu ufite ubumuga ashoboye byose. Bana beza, mumenye ko gufasha abandi, kubana neza no gukunda amahoro bizabageza ku bintu byiza cyane. Inkuru y'iki cyumweru irarangiye. Tuzasubira ubutaha mu yindi nkuru nziza kandi ishimishije. Murakoze kutwumva.